ibyo batongereye nta kindi batongeresheje ni ururimi, akanwa. Ni ukuvuga ngo rero nta kindi wakora nawe kitari ukuvuguruza ibyo bavuze. Niba baravuze ngo uzapfa ntacyo wimare, ako kajambo kakaba karakugeze mu vuga ngo abagabo n'abagore bari gupfa biri gutuma bahenerana bakambikana ubusa ku isi, ku bitangazamakuru n'ahandi. Nta kindi bari kurwanira icyubahiro haba mu ngo zabo. Umugore ashaka kwitwa umugabo, n'umugabo n'abagabo bamwe na bamwe bahindutse nk'abadamu. Abagabo basigaye bicara mu ngo bakegama ngo abagore babahahire. Imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura, nasabitswe n'ibyaha byanjye, Isara muri kina nari mwisa yo ibyaha, arafata rasayuna nari mu mwijima ukomeye, nonara muri kina tumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo nje musenga iteka, ntacyo nzamuburana, yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de, imbere ya ntebe zahagararayo, tabanya y'iminyago nyishyikirize Yesu, yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Amahoro y'Imana, nshuti z'umusaraba bakundwa muri Kristo Yesu, bene data bashiki bacu mu mwami, tubagiriyeho umugisha ukomeye mu dukurikirana inshuro nyinshi, kandi turabashimiye kubw'ubuntu bw'Imana. Amahoro ava ahera abane namwe. Reka dusenge. Mana, urakoze kubana natwe. Uyu ni umwanya mwiza wo kumva icyo nanone tuganira n'itorero ry'Imana. Nukuri turinginze cyane ngo imbaraga z'umwuka wera zibane n'umuntu wese, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kugaragare ku bugingo n'ubuzima bwacu. Urakoze kubw'uyu muntu dukurikiranye ahariho hose ku migabane itandukanye. Reka ahabwe imbaraga n'umugisha wawe, kandi asobanurirwe nawe iby'umwuka ababwira amatorero. Urakoze ko wumvise gusenga kwanjye mu izina rya Kristo. Ndaritse umwuka wera muziranenge utaracumuye ngaze abe kuri jye, abe ku rurimi rwanjye, abe muri njye, kugira ngo ibyo mvuga ntaba ari ibyanjye, ahubwo bibi by'umukiza Yesu. Urakoze kubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tuje nanone turagarutse, kandi ariko uyu munsi turifuza kuganira na abera muri rusange. Tubanje gusuhuza inshuti zacu ziri muri Australia. Yesu abaho umugisha bakundwa muri Kristo Yesu mudukurikirana. Imana ikomeze kubishimira no kubana namwe mu kazi kanyu ka buri munsi. Hanyuma dusuhuje abantu bari mu Bufaransa, Belgique, namwe Imana ibaho umugisha ko mudukurikirana. Dusuhuje kandi abantu badukurikirana bari muri Amerika, hanyuma Imana ibaho umugisha muri leta zitandukanye, Michigan n'ahandi. Hanyuma mu mijyi itandukanye, abari Los Angeles, abari n'ahandi hatandukanye, Texas, turabizi ko mudukurikirana.
n'indi mijyi ntazi uko bayita cyangwa se ntaramenya uko yitwa, aho muri hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana ibahe umugisha. Muri kumwe na Prophet Evode cyangwa se umuhanuzi w'Imana Evode, intumwa y'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, kandi turasuhuza abantu bacu bari muri Uganda turabakunda, muri abavandimwe. Hanyuma dusuhuje n'abari i Burundi, abari muri Congo, ndetse n'abari muri Tanzania, ndetse n'abari muri Kenya, South Africa, ndetse dusuhuje n'abantu bari ahantu hatandukanye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Turabasuhuje inshuti zacu zidukurikirana ziri ahantu bita Dubai, muri Dubai turabakunda cyane. Turabizi ko ubutumwa bwiza aho ngaho ntabwo bubwirizwa nk'uko bikwiriye, kuko ni mu bihugu by'aba Islam bemera Muhammad. Hanyuma ariko kandi namwe mwemera Yesu Kristo muri ibyo bihugu, muri intwari z'Imana. Nukuri ntabwo Imana abantu bazagira icyo bireguza, kuko n'umuntu nakizwa ari Dubai mu bihugu by'Abarabu akamenya Kristo Yesu ndetse atuje, ntabwo umuntu wirirwa amubwirwa buri munsi azabona icyo yireguza ku munsi w'urubanza. Turasuhuza abantu bari Oman, turasuhuza kandi inshuti zacu zidukurikirana ziri mu gihugu mu Bashinwa, Ubushinwa, na Amerika y'Amajyaruguru cyangwa se y'Amajyepfo. Turabasuhuje, muradukurikirana muri benshi, ibintu bigaragara, kandi Yesu abahe umugisha ko mwatugiriye icyizere mukabona ko ibituvamo bikwiriye kugirira umumaro itorero rya Kristo ku isi yose muri rusange. Ni umugisha ukomeye, tubagiriyeho umugisha rero ukomeye cyane ko mwemeye kudukurikirana. Burya iyo tuvuga ntimwumve ntacyo twaba tuvugira, twaba ducurangira icyo bita abahetsi. Kandi nanone ntabwo twibagiwe abari mu gihugu cyacu cyatubyaye cy'u Rwanda, umubyeyi uduhetse, ingobyi iduhetse, umubyeyi watwibarutse igihugu cyacu. Tuvuga Ikinyarwanda, Abanyarwanda dusangiye u Rwanda rwa Kanyarwanda, urw'imisozi igihumbi, kandi u Rwanda tufitiyemo ababyeyi bacu batureze, dufitiyemo abayobozi batuyoboye. Ukuri muri intwari, kandi muri abantu bo kubahwa mu maso y'isi yose. Salute, Imana ibahe umugisha. Dusuhuje ingabo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, muradukurikirana cyane, abasirikare, polisi, inzego z'ubuyobozi zitandukanye. Turabasuhuje. Umwami Imana abishimire, kandi amahoro y'Imana abe muri mwe. Ubuntu bwa Kristo bubashyigikire mu kazi kanyu ka buri munsi, ntakabe mwe, ahubwo ajya aba imbaraga z'Imana zibarwanirira. Kandi abari mu nzego zitandukanye nanone bwite zitandukanye, imiryango itandukanye, abaganga, dogiteri b'inshuti zanjye, ndabasuhuje cyane. Imana ibahe umugisha. Mujye mutera urushinge muherekejwe n'umwuka w'Imana. Abari bapfuye mubazure mu izina rya Yesu. Birakora kandi birakoreka. Mujye mwatura imbaraga za Kristo aho mukorera, ahariho hose. Kristo yamamare hano mu gihugu cyacu. Abashoferi, Imana ibahe umugisha. Abanyonzi, abamotari, n'abandi mu nzego zitandukanye, Imana ibahe umugisha. Abanyamakuru mwe muri abantu b'umwihariko ku buzima bwanjye mu buryo budasanzwe, ndabasuhuje aho ariho hose mu kazi gatandukanye, muri gutara inkuru zitandukanye kugira ngo muzigeze ku Banyarwanda. Rero Imana ibagirire neza, Imana ibagurire imbago. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku niki umuntu yakora kugira ngo acike karande. Niki umuntu yakora kugira ngo acike karande? Icya mbere ndabivuga nihuse, kuko ubushize nababwiye ibintu bigera kuri 11 bigaragaza ko umuntu afite karande, cyangwa se byerekana ko karande yakwatatse. Ugasanga unywa inzoga, kuzireka byarakunaniye. Ugasanga urasambana, kubireka byarakunaniye. Ugasanga unywa ibiyobyabwenge, cocaine, heroine n'ibindi, kubireka byarakunaniye. Niki wakora kugira ngo urekure ubwo bubata? Ubundi iyo umuntu ari muri karande yitwa imbata y'icyo kintu. Ikintu cyose cyakugizeho ububasha utabasha kurekura kiba cyakugize imbata yacyo. Rero can you imagine kuba imbata y'inzoga? Can you imagine kuba imbata y'itabi? Can you imagine kuba imbata
y'ibintu bimwe cyangwa ibindi. Niki rero wakora? Ngiye kubabwira amahame ane, hanyuma narinje kuganira namwe kuri karande n'uburyo twayicika. Ngiye kubabwira amahame ane, n'ingaruka nzababwira andi mahame ntavuze umubare wayo, ariko ngiye kukubwira ikintu wakora. Icya mbere, ugomba kubanza kumenya inshuti mugendana, ukitandukanya n'inshuti yose iguhamagara ngo ngwino tujye gufata kamwe. No, iyo nshuti ukayihorera. Kavuga rero tuzavugana ibindi, ariko ibijyanye n'iminywere n'ujya ujya kubivuga jya ugenda utiriwe umpamagara. Nubona bidashoboka, tandukana n'uwo muntu, kubera ko uwo ni Loti wawe, ashobora kuzakubuza kujya mu bwami bw'Imana mugashyana. Icya kabiri, urumva ko uko byagenda kose, ariko narajya ku cya kabiri, niba umuntu aguherekeza mu bikorwa biteye isoni, ntabwo wakwishimira gukomeza gukora ibiteye isoni. Karande uyicika ari uko witandukanije n'umuntu wese ukujyana muri icyo kintu cyakugize ububata. Mu gihe utarabishobora, ntabwo karande yakuvaho y'ikintu kimwe cyangwa ikindi. Intambwe ya kabiri, ikindi kintu cya kabiri, iyo umaze gutandukana n'ibyo, ni ukwinjira mu bihe byiza byo kwiyiriza ubusa ndetse no gusenga. Bibiliya iravuga ngo bene uwo mudayimoni akurwaho no kwiyiriza ubusa ndetse no gusenga. Nudasenga ntacyo uzabona. Nudasenga ntabwo uzabohoka. Nudasenga ntabwo uzahambuka. Nudasenga ntabwo uzaganira n'Imana. Mu kuganira n'Imana rero hari ibyo Imana igenda icagagura. Intambwe ya gatatu ni ugushaka umukozi w'Imana wabisigiwe, akakurambikaho ibiganza, akagira amagambo yatura gutandukanya, aca uwo mugozi uguhuza n'iyo karande, kandi ukabyatura ukamwaturira, ukavuga ngo intambwe ya mbere natandukanye nawe, intambwe ya kabiri narasenze, intambwe ya gatatu umukozi w'Imana uri hano mu cyimbo cya Kristo, ndambikaho ibiganza. Ukarambikaho ibiganza n'abakuru b'itorero cyangwa se n'abakozi b'Imana, evangeliste cyangwa abahanuzi, prophet. Iyo ni intambwe ya gatatu, ni amagambo yatura nawe ukayatura uvuga, kuko ibyo bagukoreye babikoresheje ururimi. Kubikuraho rero nabyo ni ukubikuzaho ururimi. Ibyo batongereye nta kindi batongeresheje, ni ururimi, akanwa. Ni ukuvuga ngo rero nta kindi wakora nawe kitari ukuvuguruza ibyo bavuze. Niba baravuze ngo uzapfa ntacyo wimare, ako kajambo kakaba karakugeze mu vuga ngo uwo muntu navuge ngo uzagira icyo wibarira, nawe uvuge ngo nzagira icyo nimarira, kandi ndi umutsinzi muri Kristo Yesu. Intambwe ya kane ari nayo ya nyuma ikomeye, ni ukwiyemeza mu mutima wawe ko utazongera gusubira inyuma. Ugushaka no gushobora, kandi ikintu umuntu yiyemeje cyose akigeraho. Niba umuzungu yiyemeza gukora indege akayikora ikaguruka, niba umwana w'umuhungu mu Rwanda yiyemeza gukora moto cyangwa igare cyangwa igitogotogo akagikora, kikamutwara umwanya akagishyira mu muhanda, nta kikunaniye mu gihe waba wamaze kubyiyemeza. Va mu bute n'ubunebwe, uraza gucika iyo mivumo, uraza gucika izo za karande, uraza gucika izo mbaraga z'abadayimoni. Hanyuma ibindi ushobora kwifashisha ariko bitari muri za ntambwe icyenda nkubwiye, ni ukujya usoma ijambo ry'Imana cyane cyane cyane, ukaryihata, kuko uko umuntu asoma ijambo ryinjira muri we rikagira ibyo rihambura. Hanyuma ikindi ni uko twababwira ko karande ni mbi. Nta muntu ugendana karande ugira icyo ageraho mu buryo bw'isi y'umwuka, kandi buriya ufite n'ububata bwa karande mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iyo karande yawe ibiteye ubwoba, kuko byanga bikunda ni hahandi uzashaka urugo, ariko washaka na karande yo kutubaka bya nyazo, wo kubaka zisenyuka, wageramo hagati urugo rukaba rurahirimye. Ariko ibyo byo birimo biraterwa n'ibintu bitandukanye. Isi iri muri system yo guhanganisha ibitsina byombi, byaturutse mu bihugu by'abazungu, kuko ni system iri organization, kandi mu buryo bw'ubwiru bukomeye abantu mutabasha kumenya, mutabasha kwishurirwa. Nta kindi kintu abagabo n'abagore bari gupfa biri gutuma
bahenerana bakambikana ubusa ku isi, ku bitangazamakuru n'ahandi. Nta kindi, bari kurwanira icyubahiro haba mu ngo zabo. Umugore ashaka kwitwa umugabo, n'umugabo n'abagabo bamwe na bamwe bahindutse nk'abadamu. Abagabo basigaye bicara mu ngo bakegama ngo abagore babahahire, ngo babishyurire amazu, ngo bagire. Ntabwo izo ari inshingano z'ababyeyi. Umugore ni umufatanyabikorwa nawe, ni umufasha wawe, ni umuntu ugufasha mu bitekerezo, akagufasha mu byo nawe wenda utashobora. Ariko se wa mugabo we, urabyuka ukarabe, wegame mu ntebe, ujye muri za katuni, ujye gukina ibisoro, umugore ajye kwihirika hasi, none nurangiza nutaha ngo ntereye icyubahiro cy'abagabo. Ni ukuri murahangana rero. Kandi urumva ikindi kiri kubitera ni uburyo bw'ihimana n'ihangana, ariko nanone bikaba hari umwuka w'abadayimoni ubyihishe inyuma ukomeye, uri sataniste. Uwo mwuka uri gushaka yuko abadayimoni bahabwa intebe mu ngo, kuko satani yahagurukiye kugira ngo asenye imiryango mu buryo bukomeye cyane. Ndetse kandi mperutse no gusenga, nzabibabwira mu kiganiro cy'ubutaha, uburyo satani yakoze imihigo ikuzimu kugira ngo abashe guhirika ingo z'abakomeye ndetse n'aboroheje, cyane cyane ingo z'abakozi b'Imana. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire yuko uko byagenda kose, nusenga uzakomera, nusenga uzagera aho abantu batagera, nusenga uzambara imbaraga, nusenga uzabona ukuboko kw'Imana, nusenga uzumva Yesu agukoraho, nusenga uzabona impinduka. Ndabikubwizemo ukuri. Genda ukore iyo principe. Kandi niba hari ibyo wasizwe, ushobora gufata amazi ugashiramo umunyu ukayasengera, warangiza ukayashira muri dushe, ukayakaraba wayacanze n'andi mazi, wiyaturaho amaraso ya Yesu Kristo, wiyuhagira imyanda ndetse n'imikoshi. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusoze dusenga. Mana, uyu muntu afite karande yo kunywa inzoga, uyu muntu afite karande yo gushakana n'umugabo bagahita batana, uyu muntu afite karande y'amagambo, uyu muntu afite karande y'igisuzuguriro, uyu muntu afite karande y'ubukene. Ducagaguye imigozi yose, ducagaguye imigozi yose, ducagaguye imigozi yose mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka wera reka zibane n'uyu muntu, ubwo azakora ibi utanze nk'umuti, reka azabona impinduka. Tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Amen. Turabashimiye ku bantu bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha, kandi muri ingenzi, muri intwari, muri abantu b'umwihariko badasanzwe, kandi muri inshuti zanjye. Bibiliya iravuga ngo nimwe mwabararanye nanjye, mwihanganana nanjye. Kandi turabashimiye ku bwa comment muduha, mugenda mudushimira, muvuga mukozi w'Imana komerezaho. Ariko n'abavuga ko n'abavuga ibidakwiriye, nabo Yesu abahe umugisha. Twege turakijijwe, wowe ibyo uvuga ni ku mutima wawe uri, kandi ntabwo twakurenganya. Natwe twahoze tumeze nkawe, ariko tuza kumenya ukuri, uko kuri kuratubatura. Tukumurikishirije umucyo w'Imana rero, kugira ngo ukuri kwa Kristo kukumurikire, umenye ko aho wagashyize ibitutsi wahashyira felicitation, aho wagashyize amagambo yica kandi aryana, umenye ko wakahashyize icyagufashije mu bintu 100 tuba twavuze. Rero turabashimiye cyane ku bwa comment mugenda muduha courage, muduha felicitation. Imana ibahe umugisha, muvuga ngo amavuta, ayo mavuta araza akatugeraho, kubona ko turi kumwe namwe mu buryo budasanzwe. Kandi nukuri turabashimiye cyane cyane cyane. Yesu abahe umugisha. Imana ikomeze kubana namwe no kubishimira no kubarwanirira intambara zanyu za buri munsi, aho muri mu kazi, aho mugenda, aho mukorera. Imana ikomeze kubatwikira. Tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ubwo nabasengeye. Shalom, shalom, shalom. Amen.